Yes, ikaze kuri Peak Wise TV ku makuru akomeje kugenda yumvikana mu Rwanda. Biri kumvikana ko ngo umudayimoni agaragaye mu mujyi wa Kigali avukije ubuzima bw'abatari bake, gusa benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu uyu mudayimoni yaje kuba yarateza impanuka. Ndagira ngo mu by'ukuri turi hepfo mu mujyi wa Gasabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Birumvikana ko ngo umudayimoni avukije ubuzima bw'abagera kuri 15 bose bakaba bitabye Imana. Bikomeje kugenda byumvikana ko byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake mu Rwanda, bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo uyu mudayimoni yaje kuba yanagaragara ku isaha y'isayine, ngo mu by'ukuri aza kuba yanateza impanuka mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake benshi, ubwo ngubwo bakomeje kugenda bagaragaza inkuru zakomeje kugenda zivugwa mu Rwanda, barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye nyuma y'uko mu by'ukuri ngo byumvikanye ko umudayimoni yaje kuba yagaragara ngo akavutsa ubuzima bw'abatari bake. Ibisanzwe mu by'ukuri aha wageze ni kuri Peak Wise TV, ikanizera ko nje gukanda sabone cyangwa se subscribe by'umwihariko cy'umukundwa wibuke no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ukikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi biri update mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. N'amakuru yakomeje kugenda ababaza benshi, ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi bakomeje kugenda batangaza amakuru atandukanye. Birumvikana ko ngo umudayimoni agaragaye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mu karere ka Gasabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa n'amakuru atugeraho avuga ko mu by'ukuri ngo uyu mudayimoni yavukije ubuzima bw'abatari bake, ariko bikaba biri kumvikana ngo mbere y'uko habanje kuba hanaza umuyaga mwinshi cyane, n'umuyaga waje urimo guhuha. Kugeza kuri aka kanya biri kumvikana ko abagera kuri 15 bose bitabye Imana nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Andi makuru akomeje kugenda yumvikana ngo nuko izindi modoka azaje kuba zanakora impanuka, ukumva ko ari ibintu byakomeje kugenda bibabaza benshi mu Banyarwanda, bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Birumvikana ko ngo uyu mudayimoni yaje kuba yavuza ubuzima bw'abatari bake. Amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda yumvikana ngo haje kuba hanaza umuyaga, nyuma yo kuza ngo umuyaga mu by'ukuri ngo abantu benshi cyane bakomeza kugenda banirukanka. Nyuma yo kwirukanka mu by'ukuri ngo biza kuba byanatuma benshi bakomeza kugenda bagwa, abandi mu by'ukuri ngo bagongwa n'imodoka nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Kugeza kuri aka kanya birumvikana ko ngo ari umudamu waje kuba yaragaragara mu ishusho, gusa ngo mu by'ukuri yaje kuba yagaragara gusa yateje impanuka. Nyuma yo guteza impanuka mu by'ukuri ndagira ngo murabona ko abanyonzi baje kuba banagwa hasi, baza kuba mu by'ukuri bakitaba Imana nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Abanyonzi bakimara kuba bakitaba Imana byaje kuba byagaragazwa, TV na Radio 1 byakwiye kuba byahagera bigaragaza ko mu by'ukuri ngo Mutesi Kovia yaje kuba yarahagera nk'uko akomeje kugenda atugaragariza aya makuru. Birumvikana ko uyu mudayimoni yaje kuba yagaragara, gusa ngo mu by'ukuri akimara kuba yagaragara byaje kuba byavuga ko ngo yaje kuba yateza impanuka iteye ubwoba cyane. Ndagira ngo polisi murabona ko yageze mu muhanda ivuga ko mu by'ukuri nyuma y'uko ngo uyu mudayimoni yaje kuba yagera mu by'ukuri muri uyu muhanda wa Gasabo akaza kuba yateza impanuka. Mu by'ukuri nyuma yo guteza impanuka benshi bakaba bahaburiye ubuzima bwabo. Kugeza kuri akanya birumvikana ko kugeza kuri uyu munsi mu by'ukuri abagera kuri 15 bamaze kuba bakitaba Imana. Niyo makuru akomeza kugenda atugeraho gatanu kare, n'amakuru yakomeje kugenda avugwa n'abatari bake mu Rwanda, n'amakuru navuga ko mu by'ukuri yakomeje kugenda atangazwa n'abatari bake mu Rwanda. Kuri uyu munsi birumvikana ko mu karere ka Gasabo impanuka iteye ubwoba cyane yatewe n'umudayimoni. Mu by'ukuri uyu mudayimoni wanaje akanitambika mu muhanda, gusa nyuma yo kwitambika mu muhanda bikaza kuba byagaragara ko nyuma y'uko yitambitse mu muhanda ngo yaje kuba yavuta ubuzima bw'abatari bake. Niyo makuru akomeje kugenda atugeraho kuri aka akanya.